ejo bundi naratunguwe n'urupfu rwa nshuti yarampamagaye ari mu gitondo twatabaye arambwira ngo mama nshuti kuwa gatanu yarabyutse arambwira ngo ndashaka gutaha nabizara nta muntu ukibayo ntago tukihaba uragiye kugira gute papa yatangiye Imana yuko nshuti yapfuye turi kumwe urya munsi uyu nawe yabaye fiye doneri wa nshuti kuko nshuti ni umugeni wa Kristo. Bwana sifiwe. Ndabundi gazagaruka kuza gushaka ubukwe bwe ni none. Uyu nguyu rero ni fiye doneri wa nshuti. Cameraman nyari kudufotore turangize turambirana. Baravuze ngo nta foto nta cyabaye ngwino hano. Garuka ihute. sinarizi ko hari n'abantu bamuzi ariko ukuri byaradufashije kandi byaduhaye gukomera. Nshuti yaravuze kuko n'abandi bose bavuga ariko nshuti yagize uruhare kurusha abakuru be na murumuna we. Nshuti mubo twabanye yarakubaganaga agakubagana bimwe bidasanzwe mu buryo yajaga no mu muhanda imodoka yaza ntayihunge akavuga ngo imodoka yamufatiraho kubera kandi yatuma atuzi ko nayiteye umugeri. Ariko uko yagiye akura n'ukuri yagejeje mu myaka 7 tutatangira gusenga. Nshuti aja muri korali ndetse bamwe muri bo bavukana batayibamo ariko nshimiye na korali ishimwe ku ruhare rwabo kuko yamubaga hafi kuko niwe wari umwana kandi nshuti yagiraga umwete. Ahantu hose yagiye akora n'ahantu hose yagiye abana. Nshuti ndabizi ntabwo yicaga gahunda mu buzima bwe. Nshuti twayicaraga nijoro tumaze kurya kuko nta mukobwa twabyaye ariko nshuti akabwira ababo ngo tupange ibyo tuzakora ejo mu gitondo. Nimba umwe azoza amasahani ndagakoropa ndagateka ngiye mu bityo nzakora. Ni ukuri twazaga kubyuka nshuti yarangije uwo murimo yararanye yarangiza ati nanjye ndaja muri gahunda zanjye kandi koko tukamuhanga tukagenda. Ikindi nshuti iyo yakubwiraga ngo mbabarira wagombaga kumubabarira kuko yari umwana uzi guca bugufi akamenya gusaba imbabazi. Nshuti sinabona icyo namugereranya nacyo. Nshuti avuka twari twaramwise nshuti y'Imana Daniel. Nshuti yanga mu ngiye gusohoka ko ari nshuti gusa Daniel. Navuga nta kibazo tuzagumana yo ngayo yaje kwiranga. Nshuti aje kwiga ku Kibuye. Nshuti yabanye n'abandi bana neza bamugirira icyizere ndetse anamubwira n'umudiyakoni. Arampamagara ati se mama nemeye ko bangira umudiyakoni ndamwanje gukorera Imana nta gihombo kiri. Nshuti baramwizera bamubwira umudiyakoni. Nshuti aje kubana n'abakuru b'i Kigali. Ejo bundi naratunguwe n'urupfu rwa nshuti yarampamagaye ari mu gitondo twatabaye arambwira ngo mama ngiye kumanuka nsanga abandi bana mu rugo atariko ndashika nivuze kuko ni mukumva n'urwaye bwanjye. Nshuti ndamuhamagara twari kumwe na mukecuru mabukwe ndamwira nti nimba wumva urwaye yewe ntahe tutahane papa wawe asigara atabara bari hafi. Arambwira ngo mama aranaseka cyane arambwira ngo mama uzi ko ngukunda ndamwira nti nanjye ndagukunda data. Arambwira ngo ntabwo arwaye ati reka nifotore ngira nkohereze ifoto kuri telefone
urebe ukonsa ni ukuri ntabwo urwara. Nanjye nigira icyizere ndavuga nti mama ubyaza kurwara zaba tuyari kumuherekeza cyangwa ruwi umwaka areka kwijyana wenyine. Nshuti ageze hariya mu rugo yarampamagaye ati ndahageze, ngiye koga mbe ndyamye gake nduhuke, nindangiza ndaja muri farumasi ejo kugura imiti. Nshuti yarantelefonnye inshuro zose zishoboka, ageza saa 10 nibwo telefone yiwe yahagaze. Noneho umutelefone numva telefone ntiri gucamo, telefone muri umunara arambwira ati mama nturara. Naho nshuti ambwira yarambwira ati mama ejo uzazinduke, ejo uzazinduke uzaze kare nkeya nzazinduke. Nshuti yari umwana unkunda nanjye ubwanjye nkamukunda. Nshuti hazaga umushyitsi mu nzu ni kandi akiri umwana mutoya pe, akambwira ati mama genda uje guteka, genda sigara nganiriza umushyitsi ari muto. Tutakamubaza icyo bapfana, akamubaza aho yaturutse, akamubaza n'umurara we. Nshuti yari intwari. Ni ukuri tubuze umwana, ariko Imana niyo yamukunze kuturusha iramwishyurira. Sinabona byinshi cyangwa se sinabivuga ngo mbirangize. Nshuti namuvuga bugace bukira, nshuti sinabona icyo namugereranya nacyo. Ariko ikizima ni uko yambwiraga ngo mama ngo ndagukunda, nanjye nkamubwira nti data we nanjye ndagukunda. Tuzi ko ngukunda. Niyo yabaga ari ku ishuri ashaka kunyaka amafaranga yarambwira ngo mami ngo ndagukunda, nkamubwira nti nanjye ndagukunda data. Ati none se ukunda kuwa gatandatu mu marira tumwoherereza amafaranga kandi n'abanyafite nkayamuha. Agera nkambwira ati uzaza utelefonera prefe ku ishuri nzenge franke ku ishuri. Ni ukuri nabikoze kabiri kugira gusa ngo nshimishe inshuti kuko yari inshuti y'umutima wanjye. Ariko sinareka gushimira abavandimwe batubaye hafi, papa Kado na papa Shami n'umudamu we. Ni ukuri baratuzanye batugeza hano mu rugo, dusanga abaturanyi baje bose baje, hari abari kwa muganga, hari n'ababaye hafi mu rugo benshi sinabavuga ngo mbarangize. Imana yo mu ijuru yo mwiza bampera umugisha. Nshimiye abo dukorana hano bato ku ishuri ndetse n'umuyobozi wanjye Directrice hariya nawe naramubonye, nawe Imana imuha umugisha. Nshimiye umuryango mugari wacu aho nshatswe, ni ukuri batubaye hafi. Imana izibaha umugisha mwinshi kandi izibaha imbaraga. Nshimiye aho mvuka baraje ku bwinshi, twarababonye, ni ukuri nabo Imana ibaha umugisha. Ikindi nshimiye itorero ryacu ryatubaye hafi, pasiteri yakoze ibishoboka, abaririmbyi baraje, abaririmbyi bose babanye na nshuti baraje hirya no hino. Ni ukuri abo bose Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Igitangaje mfite umuturanyi hariya papa Dirane na mama Dirane, babonye ko tutari bukwiye iwacu mu rugo, badutiza inzu yabo bakoreragamo bahagarika imirimo yabo, ariko barasa naho batitangiye. Imana yo mu ijuru izabakubire. Ikindi nashimiye korali Ishimwe, ari abari hano ari n'abari hanze batakiva mu ishimwe. Ni ukuri bose bagiye batandikira bakaduhumuriza bakatubwira ngo dukomeye. Ni ukuri twarakomeye nuko ari umubiri utazishobora kwihangana. Titwakarize kuri uyu munsi wa nshuti, titwakarize nuko gusa imibiri inanirwa igacika intege. Ariko ndabashimiye, nshimiye manyana yanjye yazanye n'abana. Bimaze kuba uyu mutoya naramutekereje, numva ubwenge bwanje buragiye. Iwe ntiyanaraye no mu rugo, mbajije mu gitondo ntese umwana ari he, mbona message yanditse ngo ntimugire ubwoba ndahari. Ni ukuri mbashimiye kuko babaye Imana yabahaye kwihangana. Iyo Mana izamuhira uko ridashira. Murakoze. Ntago mbarambira ngewe, nanjye ndashimira abantu
tugiye kuvuga kuri inshuti twarondogora twatinda kubera ko inshuti mu rugo yari aussi moral, mu rugo yari umuntu utanga ibyishimo, ni intwari. Inshuti yari umuhanga, inshuti azi kuganira n'abantu, azi kurema umucyo. Igihe cyose twabanye na inshuti nta mwijima wigeze ubasha kuducurira nk'uko wenda tumeze ubu ngubu, kubera ko yageragezaga kurema ibyishimo naho bitari. Njyewe ndi imfura mu rugo, nta munsi nigeze mbona inshuti message cyangwa se call yiwe cyangwa se amakuru mabi amuturutseho. Naye maze igihe kinini ntabana nabo, nabasize ari batoya, ariko icyankomeje uyu munsi wa none naho twari turi nimugoroba, naje usanga inshuti yarabaye umugabo udasanzwe. Ngewe muzi ari mutoya ari umwana ukubagana cyane, nk'uko murumuna wanjye yabivuze mu ijoro ryakeye, yavuze ati inshuti hari ikintu kigeze kuba kiradutangaza. Kiri umwana yakundaga ishuri, yatangiye n'igihe kitaragera, sinzi niba afite 2 years. Noneho ubwo inshuti ariga muri gardienne, yarenze agera mu wa 3 primaire, atarafata ikaramu ngo yandike mu ikaye, ariko akabifata mu mutwe byose. Bamuhindura iryo shuri bamujyana iyo hakurya, nibwo atangiye kujya bamukubita ngo ajye afata ikaramu yandike. Yari bright rwose. Ibyo turabishima Imana. Inshuti igihe cyo cyose yabayeho, Imana yamugize umugabo, imugira umugabo mu rugo, imugira umugabo muri society. Narabibonye ibyo twebwe tutamuziho hano hanze, abo hanze barabitubwiye. Imana ibishimirwa. Ikindi nabonye imbaga y'abantu buze aho hanze, sinarinzi ko kubiri umere, kubera ukuntu abantu bavuye inahangaha, sinarinzi ko bishoboka ko haboneka abantu bashobora kuza gushyingura. Gahunda y'Imana kunitangaje n'ukuntu inshuti yagiye kwitaba Imana agasubira aho yavukiye, nta bantu bakihaba. Ibyo bintu rwose byankozeho. Bantu muhagaze, bantu mwicaye, n'abari hanze bose ndimo ndabona, muhumure turakomeye. Ndabizi ko mwese kibateye ubwoba no kubase ura muryango wa muzehe, none ni gute bimeze biti. Mbabwije ukuri kw'Imana iri mu ijuru dusenga, turakomeye. Hanyuma ndashimira mama wacu wo muri Kenya, yari afite imbogamizi nyinshi zatuma ataza. Turarwaje mu mubyeyi wacu hariya n'ibindi byinshi nashobora kuvugira, ariko yahise ahaguruka, baradutabaye, dusa n'abakoze ikiriyo. Muri Kenya hari abantu benshi byageze no tujya mu rusengero, n'ibintu ntexpectingaga rwose. Ariko byanyeretse ko Imana yakunze inshuti mukundisha n'abantu. Ibyo nbishima Imana. Twazanye n'umuryango wanjye, ntago yabashije kuboneka, hari aga crise yagize, ntago ari around, ariko arimo arashugurikirwa nta kibazo, nawe araza kumera neza, kuko yaje avuye mu bitaro. Yumvishe ni wambwiye amakuru bwa mbere, ambwira ko inshuti yitabye Imana. Inshuti ngiye twamo tuvugana uwo munsi kugeza nko masaa 8:45. Ubwo hari mu masaa 8 ndi gusohoka ngiye ku muhanda, mbona aramfashe wisohoka, mbona arimo ndavuga ni ibihi byabaye. Arambwira inshuti amefariki. Ndavuga ni no, ntago bishoboka. Numvaga nyine atari byo. Ntese nipowera ndituriza, hashize akanya ntangira kubona muzehe abaraje, mama araza, ntangira kubona papa nyina w'umuntu abamwibuka, Mangobo abaraje n'abana be bose. Ndabana ibyana bigiye kuba serious. No birakomeza abantu barisuka since Friday till now. Sijalala kabisa. Sindigera ngoyeka gutya, sindasinzira. Nani ari gusanga ko inshuti yari afite imbaraga kabisa muri twebwe. Ariko nshima Imana yaturongoye turaza. Hari impamvu nyinshi zo gutuma tudaseruka ahangaha, ariko Imana yo kabaho yaducira inzira, turaza uyu munsi duhagaze ahangaha. Nabonye abantu benshi, nabonye urungano rwanjye. Ndabizi mwese ko mutakibina ahangaha. Ni korari ishimwe, iyi version nabonye ari version ndibaza ko ari nk'iya kane, simbizi niba ari byo. Nitwe twayitangiye n'amahinga umwe bitaha Imana. Yes. Nagiye mbona abana ntazi bakiri bato, nabona siza ari ububebe. Nishimye kubabona. Mwakoze kudukomeza. Nasanze ko iyo umuntu abonye abantu arakomera. Nkuko babivuze, abantu nibwo butunzi. Icyanshimishe kindi, kuri inshuti bijyanye nuko yarakuze muri societe agira gute, ngibyo sibyo ndeba n'amasomo yiwe na opportunities nyinshi yarafite mu masomo yiwe. Icyo cyanshimishije nkura muri Sunday school kugeza nkuze, nigishijwe ko icyo kwirata ari Kristo gusa. Naho butunza amafaranga, amashure, ibyo byose ni ibintu bito. Icyo kwirata ni Kristo. Shimye Imana yo mu ijuru ko ubuhamya bwose numvishe bwaganishaga ku kwizera no gukomera muri Kristo inshuti yagize.
na impact yagize. Mama umunsi inshuti yatahaga yarampamagaye ari kurira, arambwira ngo patro we inshuti agiye utamubonye yari yarakuze yarabaye umugabo, inshuti yambwirizaga mu rugo yatubwiraga ijambo ry'Imana. I was like inshuti inzi like byambanye byinshi ngiye till now niba ndasaba Imana izandinde, mbona nshobora kuzaba affected after ngiye buryo habaye ikibazo niko bingendekeye, ko by God's grace ndibaza ko nta kizamba uko ndakomeye narabyakiriye. Iki nishimiye uyu murumuna wanjye mureba hanga Sabato, aba bana ndabaruta cyane, nta nubwo uyu ari we unkurikira neza navuga ngo ku myaka umwe tubyita haci igihe kinini. Mama yihangane, mama uyu se mwana mbere urapfushije wenda abantu ntibabizi ni wa kabiri, ariko uwo twari indahekana ntago abangabo bamuzi, yitwaga Nshimiye, nawe yari umusore mwiza cyane Imana yaramuhaye. Yari agakobwa mfite nuko wenda batabashije kugira buryo nkabonye nibuka Nshimiye ngewe kuko nza amapica yiwe. Ukomere turahari. Ikindi nsoza, papa ntagire ikibazo turahari, nabyaye umwana w'umusore inshuti yaragiye ariko Imana yadaye musimbura, wari ufite abasore 6, inshuti yagarutse Braille narahari Rudatinya, and Imana yadushumbishije. Mama yavuze ngo ntiyabyaye umukobwa ariko right now bafite abakobwa 2, afite uwitwa Uwase Cynthia, afite n'uwitwa Rudatinya Uwase Kylie. Muhumurike mumere neza mukomere, kandi ibyo inshuti yasize adakoze tuzabihagararamo neza. Muhumure cyane, murakoze. Mwiriwe. Hanyuma inshuti yari inshuti yanjye koko, mfite inshuti ziri ahantu henshi hatandukanye ku isi, so nifuje kudakoresha ikinyarwanda, muranyihanganira. We are so honored and privileged to see everyone coming to the neighborhood where we were born. And I've seen the pastors who are here today. We are so honored for that. And I just want to be starting with the yesterday night. We just have the time to pay the last tribute for the people who were around in Kigali. And we were so honored to hear the gospel. What the message that was very heavily to the heart of this young man. As my brother says, we were born as 6 boys, and we've been treating our mom as our sister, and then we've got Cynthia and Kyla. Since then, there was so much joy in our family. Regarding the smartness of Truti, my brother, I don't want to mention what he already said. He knew how to read before he even started school. The second one, and I remember, and I saw one of his teachers who had become a pastor. He's called Muhire, and I just want to tell this joke in Kinyarwanda. Hari umunsi yarari hano ku ishuri, hano harakira amashuri ya La Fraternité, noneho Muhire ari kubigisha, maybe namubonye mpita mbyibuka, ashobora kuba atabyibuka. Arababwira ngo muri please ngo habamo tirifaze na netre. Yari umuntu ugira amatsiko ku buryo ubwo iyo wamubwiraga ikintu ubwo waba gukimuguye kugeza abonye ko iki kintu gishobora kuba gikora. Ndabyibuka yaratashye mu rugo, twari dufite umukuze yigaga electricité, noneho afata turagenda aragenda atashye mu rugo, yarazi ukuntu bafungura prise, ahuza bari mwarimu yari yabwiye ngo utwo dusinga iyo duhuye habaho ikintu bita circuit. Noneho circuit ntago yarazi byari byo, mind ye ntago yari ifite uburyo bwo gusupport iki kintu. Araza rero ahuza nsinga, dutashye twese dusanga inzu yahiye, turi kurya. Papa aravuga ati uyu muntu abikoze niko twagatuza uwo ari we ko yagiraga amatsiko, ariko buri wese akirinda kuvuga uwo ari we. Ariko yari umuntu uvugisha ukuri, yaraturetse ako kanya, ariko anyira ngo hashize nk'iminsi nk'itatu aravuga ngo ni ngewe wari wabikoze. Baramubaze wari ugamije iki, ngo yaragamije kureba ikintu bita circuit. So yari umuntu ufite amatsiko menshi cyane. The third, I've been into event management. Yesterday I was checking the badges. Nshuti yari smart cyane ku buryo ejo bundi bagraduatinga hari ibintu byinshi nashaka gukora, nashaka kujya kwiga hanze, noneho deadline ziramfata nabivuzeho nijoro.
noneho rimwe hari event namuregistarinzemo nari ndimo mwigisha ukuntu yarasanzwe azi kuvugana n'abantu cyane ariko nshaka ko abikora mu buryo buri professionnel. Noneho ndamubwira ndamuregistaringa muri event ajyayo, ndamubwira ati unzane 5 business cards kandi unyereke ko abo bantu mwavuganye ndebe koko ibintu nyine nakwigishije ko ari byo. Ndabyibuka inshuti yaragiye atashye mu rugo, ntangazwa narimo ndeba amabaji y'ahantu nagiye, none nsangamo baji yari yagiyemo icyo gihe ngo ari umumenta, niko yari yaregistarinze. Inshuro ya kabiri nza gusanga ni event yari yagiyemo yari yaratangije aga company. Hari igihe namubwiraga ngo se kutanyetse itike, yangiza akambwira ngo yari afite amafaranga ariko ntahita ambwira ahantu yayakuraga. Uti yari umuntu responsable cyane. Ndabyibuka ikintu cya mbere cyankoze ku mutima ni igihe twari twicaye mu rugo, ndamubaza ngo se when did you saved, nawe se urakijijwe? Ndabyibuka yarambwiye ngo yari ari mu cyumba ahita aza arambwira ati reka nkubwire ukuntu nakijijwe. Kuva muri famiye yanjye mu nkuru z'abavandimwe banjye zose zanshimishije muri buno buzima. Yigaga ku ishuri, noneho hari mushuti we amaze kwigisha ijambo ry'Imana, hari ibintu ndishuwa katari yakiliyarinze ngo abisobanure neza. Mugenzi we araza aramuchallenge ari umwana mutoya wenda araza kuvuga, noneho arambwira ati icyo gihe nibwo nakijijwe ariko ntabwo uwo muntu azi ko icyo gihe aribwo nakijijwe. Ndabyibuka hari nijoro abavandimwe bandi bari bataraza, ndagenda duhita tugura umugati guteka ndabyihorera ko numvaga biri disturbing kugeza tugiye kuryama. Turya umugati duhita turyama. Icyo gihe nagize ibyishimo abavandimwe bitavugwa. That was my first thing that made me happy for his life. Nshuti nigeze kwa applyinga muri kaminuza yo hanze baramfata ariko niga online. Icyo gihe nari ndi no muri UR, inshuti zanjye zo zari zibizi. Numvaga nshuti narebaga mu bavandimwe banjye nkumva all the professionalism and who I want them to be, he was the one who are very close rather than them. Ndabyibuka nshuti natangiye kumubwira kuko ntangira kaminuza, my plan was nabaga nifuza ko baza tukaba turi kumwe igihe cyose. Nshuti ndabyibuka ntangiye kugenda mufasha. Ndabyibuka applyinga muri AX pathway program baramufata. Yaraje ko yakoze anungura tukandi mahirwe y'umuntu ntabwo abantu babivuga. Iza mahirwe muri mu kwa gatatu iyo program yari arimo kwari kubategura kugenda n'ubundi still, ariko yari yarabonye n'indi offer yo kujya kwiga muri Amerika. Ndabyibuka yiyize no kumbwira before, ambwira ko no ku ishuri ryabo yagize amanota meza, ya graduate in high school umwaka ushize. I was so excited. Twabanaga mu buzima buri spiritual ariko hari n'undi muntu nabaga nifuza ko abawe. Bavandimwe inshuti yari smart pe, inshuti rwose yari smart kandi narabikundaga. Namuhaga assignment, namuha ibintu agomba gukora, twataha akabimpa. No mu minsi yashize hari igihe nabaga ndi mu noneho ubona baganzi kari muri Nosken mu mujyi, numva ndashaka kumubona. Buri munsi uko twinjiraga mu nzu yabaga afite inkuru nshyashya, akambwira ngo nahuye na runaka uyu munsi, twavuganye ibi ngibi, hari umwana twahuye aranchallenginga, ni ibi twakoraga. Ibyo bintu narabikundaga, icyo kiganiro naragikundaga. Hari igihe nabaga numva rero mbere yuko ngera mu rugo ko nabaga nzi ko yaragenda akiga guhera saa 12 muri iyo program akageza nimugoroba, nkavuga nti reka ngende mufate kuko nabaga nzi ko ari umuntu uri concentrate cyane. Tukamanukana mu mujyi hose tukagerana igikondo tugenda tuganira ibintu nzakumbura kuri inshuti. Icyambere nakivuze, ntago nzibagirwa iyo nkuru y'ukuntu Imana rwose yamugiriye ubuntu akakira agakiza. Bavandimwe duteraniye hano, message inshuti yabwira buri muntu wese uri hano, ndimo nsoza, nta muntu wavutse ari umukiranutse.
bahoze batubwiriza baratubwira ngo tuzajya mu ijuru hazabaho kwishima. Hari amagambo bavugaga kamere za muntu zidakunda gutindaho, ivuga ngo abizera. Bavandimwe, ntabwo ari buri muntu wese, abizera. Twaremye indirimbo ivuga ngo numvishe inkoza ku mutima ivuga ngo nawe isi n'ijuru byavaho, ariko kubera ko Imana hari isezerano yatanze, umuntu avuka ari umunyabyaha, ikintu akwiriye ari urubanza rw'Imana. Bavandimwe mwese muteraniye, it doesn't matter how many years that you've been in a church. Nshuti yakishijwe ejo bundi yarabatejwe mbere. I'm not ashamed to say this, because I know how impactful his life is. He was my biggest friend spiritually mu buzima bwose. Nshuti yaje yarakijijwe arahinduka. Hari igihe twatahaga twese turushye, ariko agakomeza akadutera courage. Hari ukuntu, hari igihe nigeze kubwira n'umuvandimwe ndavuga ngo dushaka umuntu azadutekere, kuko nabonaga ari ibintu biri possible, azajya dutekera atahe ni wenda nitubane. Aratubwira ati abantu b'abasore tungana gutya ntabwo bishoboka. Nari naratangajwe n'ukuntu yakuze. Twe mu rugo ukuntu papa dukunda kumwita mukuru wacu, twe nta bintu, hari ahantu imico iba idafite ikintu nyine ikeneweho. Nshuti yari ameze nk'umuntu unkurikira direct, aba bandi bakamukurikiraho. Ikintu cya mbere, hari igihe yanyicazaga mu minsi yashize akambwira ngo reka tuganire kuri runaka, twamufasha iki, twabigenza gute. Hari ahantu twakundaga kujya kurya baga, kuko ntago, hari igihe akenshi, hari igihe iyo nabaga ndi muri circulation mu mujyi nabaga nzi ko ari hari nkagura udusnacks nkamushyira, nkamwe se ko utigeze umpamagara, akango tere yahamagaye papa amuha amafaranga. Mu by'ukuri bavandimwe, niba rwose wicaye aha ngaha utiteguye guhura n'Imana igihe icyo ari cyo cyose, Paulo yanditse mu Baroma aravuga ngo twatsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera, ngo ubu dufite amahoro ku Mana. Ni ukuvuga ngo wowe iyo wicaye n'Imana mukagenzura ubona nta rubanza mufitanye. Kubera iki? Hariho umuntu watanze ubuzima bwe utarigeze kumenya icyaha Bibiliya ivuga, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Tukiri abana, iyo umuntu yatinya, iyo yakoraga ikintu bagomba udashaka gutaha. None se bavandimwe, niba mu ijuru Bibiliya ivuga ngo iwacu niho mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza azava. None se kubera icyo udashaka kujyayo? Ni uko ufitanye urubanza n'Imana. Ibi ndi kubabwira nibyo nshuti yakabaye ari kugira gute? Ndabizi 100%. He is so excited. Reka nsoze. Nshuti kuwa gatanu yarabyutse arambwira ngo ndashaka gutaha. Ndabizara nta muntu ukibayo, ntago tukihaba, uragiye kugira gute? Papa yatangiye retirement uyu mwaka, akunda ibintu by'ubuhinzi cyane, urumva niwe uburi hano rimwe na rimwe. Noneho sinabyibazaho cyane. Ndamubwira ati rero itegure, bamama baje hano mu Kiriyo, uhita nkumuhamagare ngenda guhata iki. Arampamagara amaze kwitegura, nari ndi mu kazi aragenda. Akimara kugenda yongeye kumuhamagara mbwira ati ntago ndi bukoresha imodoka ziri kugenda gahoro, ndashaka gutega moto. Yateze moto kuva vuba i Kigali kugera hano. Ariko hari umuvandimwe waje mbere, ari we Ndori, yari yaje mbere kuri Bonane. Twari dufite gahunda yo gusohokana nimugoroba nk'uko abandi bizihiza umunsi mukuru. Icyo gihe njyana na Louis nawe tujya muri Simba, turarya, tuva convention n'amaguru tuza tuganira, urumva twakoze plan y'umwaka, ibyo tugomba gukora, gahunda zihari. Noneho hakaba hari umuvandimwe we ntago twari turi kumwe, Frank niwe mutoya. Noneho harangije ntago natekereza ko ari we, ahubwo agiye kureba finally kuko abandi bari baherukanye. Araza abasanga hariya. Mbere yaho wa kabiri mama yarampamagaye, nshuti yarampamagaye ngo mfata ameze neza, ngarumva yagize umuriro. Mva ku kazi nihuta ndagira ngo ritunini twari rifu, aranywa. Nasanze ari gutitira, arimo kumva ikibwirizwa cy'umuvandimwe wari yatubwirije i Kigali n'ijoro witwa Emile. Yaramukundaga cyane. Ndamase ibi bintu ikintu namubaje cyane, ndamase ibi bintu urimo urabyumva? Ndimo ndabyumva. Atari ko umuntu w'inshuti yanjye y'umuganga nahamagaye arambwira ngo nshaka ikintu mba numva gituma ntasinzira kugeza banzaniye imiti, kandi urabize ibindi wakumva atari ubutumwa bwiza ni igiki. Numva mba excited nk'umuvandimwe mu mutima, kuko naramubonaga nyine ko akora spiritually. Noneho hagati sawa komeza wumve banza nk'ikinini, mu minota 15 yarabaye muzima nk'uko wumva umeze uri muzima. Duhita tujya muri overnight tuvayo. Kwa gatanu rero ari maza
umuvandimwe yarahageze arasuhuza mu bucura wari uhari, yarambwiye ngo witegure untekere ndaje. Yaranariye, ariko nashize akanya yaraje akihagera acumeka amashini, yongera yumva ikibwirizwa cy'uriya muvandimwe, ngira ngo yabatumye na Bibiliya, arahakomeza arisomera, ariko arakonje, agenda agira ibintu by'imbeho. Noneho arangije ahamagara mama ati mpuza n'umufarumasi hano ampa imiti. Arasohoka atega moto wenyine, aragenda azana imiti, agera mu rugo ntiyayinywa. Aba bakomeza kumushyiraho pressure ngo se kumbona ndore yarinjira ngo se kutitira, ati ndumva ntameze neza, ati mu imiti. Arambwa ati sinywa, ati ndayinywa mu kanya. Aragenda abaryamye mu cyumba. Noneho uyu muvandimwe ashize akanya kuko yari hanze ari kureba ibyo abakozi barimo bakora, bari mu bintu by'isarura, yumva nyine nawe agize akantu k'iseri, yumva amaze umwanya ari kuzuba, aragenda, ariko ni nk'Imana yari bishaka ko asinzira bari kumwe. Aragenda bagiye ku buriri igitaraganya, baba baganira. Noneho baraganira, ashiduka umuntu atakiri kumusubiza, akanuye gusa atamusubiza. Noneho yarambwiye ngo yazanye amazi aratestinga ngo arebe ko umuntu ahumbya, wapi. Akozaho yumva umutima uracyatera, ariko sinzi ntabwo ubwenge yabukuye cyane, nanjye kunumvisha ibintu ntabitekereza. Arangije arampamagara, ahamagaye mama akajya mu byenda umwana wenda ageze umuriro. Ngiye yarabimbwiye, akibimbwiye ukuntu ameze, naramaje se ngo ashoboye kuvuga. Nicyo kintu cyambabaje cyonyine, nashakaga kumva umwuka. Ahantu nari nicaye mu kazi, umwuka yarambwiye ngo bavandemo tutaragiye bose, nahise numva nkomeye, mpita nzinga imashini, ngenda nitunga ati turakomeza tuvugane, telefone ntuyikureho. Njye nari mbizi rwose ko byarangiye. Ndagenda abaganga nyine ari ukuntu bakomeza kugerageza, wenda bavuga ati badasanga umurwayi tutamwita, ariko inshuti yari yagiye mu by'ukuri bavandemo. Ndashima Imana ko yamugiriye ubuntu, akaba yicaranye na Aburahamu n'intwari zose zo kwizera. Ndabishimira Imana. Hari igihe nigeze gusohoka mu nzu, uyu muvandimwe sohotse yabimbwiye ejo bundi tugeze hano ku bitaro, ngo yaramwegera amubaza ngo hari ibintu by'ubutumwa bwiza numva uvuga, ariko si n'ibiki. Ngira ngo bamaranye amasaha arenga 3. Iki kintu cyaranshimishije mu buzima bwanjye. Reka nshimire umunyihanganire, ni iminota 2. Ndashimira inshuti zanjye zose zaje hano, yaba ari abari hanze. Ejo narababwiye ngo umuntu wese wanyandikiye nzamusubiza kuri message. Aba kabiri ndashimira Alex Pathway program yararimo. Ndabizi ko kino cyumweru nabo ngo bazafata umunsi wo kumwibuka no kumuzirikana. Ndabashimiye bavandimwe ko yari afite community nziza. Ikindi ndashimira abana bavandimwe banjye yitabye Imana bari kumwe, babaye abagabo, baramuherekeza kwa muganga. Gitangaza rwose cyabayeho, nta n'ikindi gikuba, bari kumwe nawe. Ndabashimira cyane. Ndashimira abavandimwe dukorana muri event, ejo bangezeho, hari n'izindi nshuti nyinshi cyane ntavuga amazina yazo. Ndabashimiye bavandimwe. Ikindi ndashimira sogokuru, aho twari turejo, Imana imuha umugisha ko yatwemereye akaduha n'umwanya wo kumuzirikana nk'abantu bari bari i Kigali, kuko ni benshi cyane. Hanyuma ikindi ndashimira itorero iri ngiri twakuriyemo, nubwo wenda tutakihaba, rwose Imana yabishimye ko agaruka hano. So abantu batari bazi mu rugo rero murakaza neza, naha twakuriye. Ndashimira buri muntu wese, uwo nzi n'uwo ntazi. Hari abantu banyandikiye ntazi, hari amanimero menshi yo hanze ntazi, bagiye bumva inkuru gusa. Imana ibaho umugisha. Hanyuma abavandimwe natwe rimwe dukenera, uyu muvandimwe rwose yatwigishije, si ubwa mbere ntabaye abantu ntazi, rwose yatwigishije kubana n'abantu dufite indangagaciro zuzuye. Buri munsi atwigisha gukunda abavandimwe. Wowe uri mu muryango wacu, wowe utawurimo, wowe rwose mwahuriye muri situation runaka n'izitari runaka, umuryango wacu turagukunda tutitaye ku byawe. Kandi ibyo bintu rwose turabimininga, ntabwo ari ibintu by'igipindi. Rero ndabifuriza abavandimwe n'abandi batarizera ngo Imana izabagirire ubwo buntu. Murakoze cyane. Ndashimira n'itorero twari tumaze iminsi dusengeramo i Kigali ryitwa GCC. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Nanjye kubatanze banyita Ndori. Imana yuko nshuti yapfuye turi kumwe.
urya munsi ubwo yagwaga hasi ya kumutesitinga, nabanje kumukoza intoki mu maso ku bantu batabizi, mbona ntabwo arimo arahombya. nibwo nabwiye umukurikirana wati mfite ngo tumujyane kwa muganga. araza, ariko ubundi byari byarangiye, ariko wenda hari icyatumye wenda agenda mbere yuko ngenda, kuko uwo munsi nari niriwe fasha abakozi guhura ibishyimbo mu rugo. kubera kwirirwa ku zuba naje kuzunga isereri, nari ngiye muri dushe ngwamo amaramo nk'iminota 2 ntarabyuka. aho nkangukiye sinibuka n'ibyabaye n'uburyo nagezemo n'uburyo naguyemo, ahubwo mpita njya kuryama natanoze. nagiye musanga hirya y'uburiri, nanjye ndaza ndamwegera turaganira biri aho ngaho. nyuma yaho yaje kunshika yikubita hasi ndi kuri chat bya bindi byo by'iki no gupinga. mba ndamubwiye ati ntago waba uvuye kuzana ibinini aka mwanya ngo urembe kuri urwo rwego ku buryo wagwa igitanda kireshya uku nguku ureke guhaguruka. umva umuntu ntago ansubije. nibwo mu nyuma yaho narebye mbona umuntu arimo arandeba gusa adahumbya. byakurikiyeho n'ibyo ngibyo gusa. nshimye Imana yuko ibyabaye byose. ndibuka anganiriza ku bintu by'ubutumwa bwiza, byari ibintu nari nzi yuko sinari nzi yuko inshuti ageze kuri urwo rwego ubwo yavaga ku ishuri ubwo yabimbwira. inshuti araje aranganiriza umunsi umwe ni Ruwi wari uhari. njye na Ruwi turamuruta cyane, arankurikira nkabona gukurikira Ruwi. umunsi umwe natashye nanyweye inzoga, arambwira ati ndashaka yuko tuganira. araza ndamwate nta kibazo. arambwira ati ese warakijijwe? ndamubwira ati nose wowe bimbaza ahubwo warakijijwe? arangije arambaza ati ese uba wumva nk'ubwo uramutse upfuye wajya? ndamubwira ati ibyo bintu ntukajya ubinganiriza, nta gahunda ngirana n'urupfu. arangije arambwira ati impamvu utinya gupfa ni uko utizeye. ndamubwira ati ese wowe wizeye ubu ngubu wumva uramutse upfuye nta kibazo? arambwira ati njye nta kibazo mfite, kuko uwo nizeye njye nta kibazo mfite. ariko nkibuka umunsi wa Gitwaza nongeraga kuvuka bwa kabiri, uwo munsi wa mbere mu buzima bwanjye. abenshi tubatizwa tutazi, tugendeye mu kigare nk'uko tuba turi abana, kavuga turashaka kubatizwa, nawe witwe ko wabatijwe, ariko ukabatizwa utazi n'icyo batirijwe icyo ari cyo. kwa Gitwaza ubwo nabyita kuvuka kwa kabiri, nasohotse nanze gutega kandi nari mfite amafaranga. kwa Gitwaza ngenda ndirimba ndi muri Bluetooth, ngera mu rugo nkumva nubwo imodoka hano uruka inyuma ikaba yangonga, numvaga rwose nubwo napfa ijuru naribona. ariko nyine inshuti ubu ngubu twari dufite intego. uyu nguyu Sato twari twaraganiriye. Sato afite YouTube channel, nari ngiye kwiga multimedia. twari twaravuze ati inshuti yize networking, ngiye kwiga multimedia, uno tufashe gusapotinga Sabato kuri YouTube yiwe. ariko ukuntu ibintu bimeze, ndibuka ngewe uwo nguwo ukurikira uyu nguyu natwe ntabwo tumuzi, kuko nari mfite intego ivuga ngo nanjye nkeneye gukizwa. uwo tutabonye tuzahurira mu bundi buzima, nkakizwa mvuga ati mukuru wanjye uwo wundi wapfuye namuzi, kibura nzamubona. twatinze kandi ari twe mwaje gufata mu mugongo kubarambira n'ikibazo, ariko nje ndavuga amagambo nka litirijiya yanditse hano sindenza iminota 2. rero bavuze byinshi kuri inshuti ntitugenda tubigarukamo. amafuti yo kuvuga ariko umuntu azagenda agaruka mu buzundi yavuze kandi byavuzwe. ariko rero ibyo niko bimeze kuri abantu. ushaka kuvuga nuko gutaha kwa nshuti Daniel
kuko mama we yabivuze twamwise inshuti y'Imana. Noneho nyuma ku ikarite haza inshuti, bigeze muri leta barabyanga, agaruka kuri inshuti y'Imana Daniyeli. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ni umucamanza waje. Daniel, Uwiteka ni umucamanza waje. Ni ukuvuga ngo hirya no hino inshuti yari muri balance y'Imana. Imana ishimwe. Gutaha kwa nshuti kwa mbere nkakashe batera ku rupapuro igafata kuko rurimo amagambo meza yo kurangiza urugendo rwe. Urupfu rwa nshuti ruzatuberamo undi witwa Byiringiro, mwizerwa n'umukristo mu rugendo rwabo uko bagiye bahura n'akaga mu nzira. Byiringiro akamwibutsa uko banesheje, bikabafasha kunesha intambara bahuye nayo. Imibereho ya nshuti izadufasha mu kunesha. Icyo ngiye kuvuga rero nje kuko bayivuze nabyaye abahungu 7 nta mukobwa nabyaye, twamubunye niko byagenze. Nyuma yabwo Imana iza kumpa umukobwa ishaje. Ni ukuvuga ngo bavuye mu rubavu rw'umuhungu wanjye, ambera umukobwa niwe mukobwa waje w'imfura. Nyuma yabwo tugira amahirwe atobyara kandi kagakobwa. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mfite abahungu 6 n'abakobwa 2. Amen. Rero baraje kandi ndabashimira cyane ko bavuye muri Kenya mu buryo bugoranye. Bazana na mama wabo, haguruka mama, haguruka kureba. Uya ni manyana yanje ukuyasize umugabo n'abana be, arazarekeza umukazana wanje n'abana n'umuhungu wanje. Urumva rero ntacyo atakoze, turagushimiye, Imana igumugisha. Rero nje gusoza, uyu munsi turiho ni umunsi mukuru. Umuntu agira amateka y'iminsi mikuru 3. Umuntu aravuka, umuntu agashingirwa, umuntu agapfa, nawe ukaba umunsi mukuru. Ni ukuvuga ngo nshuti we umunsi umwe yaravutse turawizihiza, ariko ntashatse. Ariko uyu munsi arapfuye, aho gupfa kwiwe arashatse. Amena. Kuko turi umugeni na Yesu akaba umugabo. Nshuti ubu ngubu yashatswe na Yesu, niyo mpamvu turimo twizihiza uyu munsi mukuru wiwe. Ni ukuvuga ngo ubukwe bwa nshuti bwabaye none. Rero nkaba ndangije mvuga ngo hari ijambo natekereje cyane rivuga ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ndibaza ngo ese none ni ryari? Ni uwuhe mwaka? Ni ukuhe kwezi? Ni uwuhe munsi? Uwo munsi ntawe uzi. Abagatulika bavuga ngo ni amayobera matagatifu. Nasanze ariko bimeze. Ni wa munsi ni uwuhe? Baburahamu babaye muri uwo munsi, ariko uwo munsi nta mwaka nta kwezi. Amena. Rero nkuko ubukwe bwose bw'iri imihango, reka kamarame ubu ngubu tugiye gukora akantu gatoya turangize. Mutwihangane kandi mutubabarire twabaguye. Noneho njyewe ubu ngubu nambariye Kristo, kuko umugabo azaba garso donere wundi mugabo. Uyu nawe yabaye fie donere wa nshuti, kuko nshuti ni umugeni wa Kristo. Bwana sifiwe. Ndabundi gazagaruka kuza gushaka ubukwe bwe ni none. Uyu nguyu rero ni fie donere wa nshuti. Cameraman nyari kudufotore turangize turambirana. Baravuze ngo nta foto nta cyabaye. Ngwino hano garuka ihute, ni nacyo cyakuzanye. Noneho rero njewe ndi garso donere wa Yesu. Uno mu mama nawe ni fie donere wa nshuti, kuko ni umugeni wa Kristo. Na fotora. Akambwira ati narinze n'abapastori. Nshuti akambwira ati nari kumwe na madamu pastor.
ati ndetse yantumiye n'iby'abanyeshuri, ati yambaye n'amafaranga ntiyakoze neza cyane, ati nawe na pastor abanyeshuri bakunda utugati n'itujya twabo. Ibyo bintu byose mwaradukoreye, ndetse bamushakira n'umushinga w'Abadage. B'Abadage baranandikiye barambwira ngo bazakomezanya n'umuryango wa Nshuti Daniel. Barishima, baranezerwa, baravuga ngo babuze umwana w'intwari. Iyo mishinga yose twayikoranye na Pastor Prince. Madame, mwarakoze cyane, icyo mukora Imana izabaha umugisha. Amen. Yarangije rero